igihe cyose umuntu yatangiye nabi aba ameze navuga se ngo aba arimo ameze atese ikintu aba ari gukora bazasarura umuyaga, abazababazwa n'uburyo bwe yibeshye kandi yashoboraga gutangira ibintu neza inzira zigishoboka. Mbese bavandimwe, hari umuntu muri iri teraniro ushobora kuvuga ati njyewe ndashaka kugenda ngatekereza ku itangiriro ryanjye. Muri mugoroba tugiye kureba icyigisho, tugiye kureberamo ibintu bigomba kuba kuva uyu munsi kugeza mu bihe bizaba byegereje kugaruka kwa Yesu neza. Yesu agiye kugaruka, ndetse Yesu agarutse ibintu bigomba kuba hagati aha ngaha. Impamvu ni uko dufite ijambo ry'Imana ribitubwira neza. Twebwe ntabwo tugomba kuba mu rujijo ngo ibintu bijye tubitura hejuru, ahubwo nk'uko muzabisoma mu gitabo cy'inama zigira itorero ku cyigisho gifite kuvuga ngo ibihamya by'itorero banditse umugeni nawe bafashe Bibiliya, afata n'ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi byose abizengurutsa Bibiliya, arangije arababwira ati barazibita ukuri kose kurimo, inama zose zirimo, nta kintu na kimwe muzifuza ngo mukibure ibi bitabo. Ibintu byose bigenje bite? Ibintu byose birimo. Tugiye gusoma mu gitabo cy'Ibyahishuwe mu gice cya 18 ahavuga ngo irimbuka rya Babuloni. Iki gice ndabizi neza ko twagisoma, ariko tugiye kongera tugisome bitewe n'uko ibintu birimo n'Imana yemeye ko bigumamo, kuko izi ko bitajya bisaza kandi izi yuko bihora bihinduka bishya. Amagambo hano aravuga ngo hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru afite ubutware bukomeye, isi imurikirwa n'ubwiza bwe. Arangurura ijwi rirenga ati iragwira Babuloni ikomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa. Kuko amahanga yose yanyoye inzoga, arizo mbona y'ubusambanyi bw'uwo mudugudu, kandi abandi bo mu isi basambanaga nabo, abatunzi bo mu isi bagatungishwa n'ubwinshi bw'ubutunzi bwawo no kudamarara. Numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti bwoko bwanjye nimusohokemo, kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byabo, mwe guhabwa no ku byago byabo, kuko ibyaha byabo byarundanijwe bikagera mu ijuru, kandi Imana yibutse gukiranirwa kwabo, igiye kubitura ibihwanye n'ibyo wagenje n'ibyo wakoze. Iki gice cya 18 kivuga uburyo Yohana yabonye marayika wundi amanuka ava mu ijuru afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose. Urumva yuko arimo arasa n'ureguriza ku butumwa bwa marayika batatu, aho yavuze ngo nuko mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru afite ubutware bukomeye, isi yose imurikirwa n'ubwiza bwe. Arangurura ijwi rirenga ati iragwira Babuloni wa mudugudu ukomeye. Iyo dusomye ubundi tubona yuko muri Bibiliya muri iki gice cya 18 niho handitse ubutumwa tujya dusoma mu bitabo by'umwuka w'ubuhanuzi bwitwa ijwi rigeze gute? Ijwi rirenga. Ijwi rirenga ryanditse mu Byahishuwe mu gice cya 18, ubutumwa bwa marayika wundi ugomba kumurikishiriza isi yose ubwiza bwe, aho nta gace n'akamwe kagomba gusigara katumvise ubutumwa twavuga ko ari ubutumwa bwa nyuma, ubutumwa bwagiye bukomeza kuvugwa kuva mu gihe cya kera isi ikimara gucumura, ariko hari ubutumwa bugomba kubwirwa iyi si bwa nyuma, ariko bwitwa ubutumwa bw'ijwi rigeze bute? Bw'ijwi rirenga. Rero impamvu mbabwira ko tugomba kumenya ibintu aho biba bigeze ni uko tuba dufite ukuri. Dushobora kwibaza ikibazo kibaza ngo mbese ni iki kizatumenyesha ko ijwi rirenga ryatangiye, ko Imana itigeze ishyira itariki izatangirira muri Bibiliya, ko ntawe yigeze ishyira mu mwuka w'ubuhanuzi. Tuzabwirwa n'iki ko ijwi rirenga ryatangiye, kandi ko iryo jwi rirenga rigitangira nibwo butumwa bwa nyuma bugomba kubwirwa umuntu wa nyuma winangiye. Yesu azahita agaruka igihe ubutumwa buzaba burangije kuvuga, bumurikishirije isi yose umucyo. Rero hari ikintu kimwe cyanditse muri Bibiliya kizagaragaza ko isi
ndajya mubwire yuko nimuzasoma muri bibiliya ahantu hose imana ntabwo yigeze igira abantu isiga ku gihirahiro, kandi nta muntu n'umwe imana yigeze ibwira itariki ikintu runaka kizabera. Ahubwo imana yo ikora iki? Imana yo itanga ibimenyetso bizerekana yuko ikintu runaka igihe cyacyo cyageze gute cyageze. Imana yo ntivuga itariki, ahubwo itanga ibimenyetso bigaragaza ko ikintu cyagejeje igihe, bityo abantu bakaba biboroheye kwibeshya, kuko mu gihe imana ibashyizeho ibimenyetso abantu babyibeshyaho cyane. Twigeze twiga icyigisho aha ngaha cyavugaga kwibeshya kwagiye kubaho. Rero ngiye kubasomera ikintu ijambo ry'Imana rigaragaza, kigaragaza ko ijwi rirenga ryatangiye, kugira ngo twibaze niba icyo kintu cyari cyasohora cyangwa niba kitarasohora. Hari igitabo cyitwa Intambara Ikomeye kivuga icyigisho cya 38, gifite umutwe uvuga ngo umuburo uheruka. Nyine ijwi rirenga niwo muburo uhegeze ute, niwo muburo uheruka wa nyuma. Mu bindi bitabo byitwa ijwi rirenga iki cyigisho, ariko mu Ntambara Ikomeye cyitwa umuburo uheruka. Haranditse ngo hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru, afite ubutware bukomeye, isi imurikirwa n'ubwiza. Urumva ko ari ubutumwa bwo mu byesho 18 basubiramo, sibyo? Isi imurikirwa n'ubwiza bwe. Arangurura ijwi rirenga ati, iraguye Babuloni ikomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga bihumanye kandi byangwa. Numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti, bwoko bwanjye nimusohokemo, kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byabo, mwe guhabwa no ku byago byabo. Umva amagambo nashakaga nayagezeho. Aravuga ngo iyi mirongo irerekeza ku gihe cyo kugwa kwa Babuloni, nk'uko kwatangajwe na marayika wa kabiri mu Byahishwe 14 umurongo wa 8. Iyo usomye mu Byahishwe 14 umurongo wa 8, usanga ko ubutumwa bwanditse mu Byahishwe 18 ni nabwo ubutumwa bwanditse mu Byahishwe 14 umurongo wa 8. Mu Byahishwe 14 umurongo wa 8 harimo ubutumwa bwa marayika wa kabiri buvuga ngo iki? 14 umurongo wa 8 haranditse ngo marayika wundi wa kabiri akurikira ati, iraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga. Ubutumwa bwa marayika wa kabiri bavuga ngo iraguye Babuloni, wa mudugudu wateretse amahanga yose inzoga. Maze ubutumwa bwo mu Byahishwe bw'ijwi rirenga mu gice cya 18 nabwo bukavuga ngo iraguye Babuloni ikomeye, wa mudugudu wateretse amahanga yose inzoga. Niki kigaragaza ko ubutumwa bw'ijwi rirenga? Iyi mirongo irerekeza ku gihe cyo kugwa kwa Babuloni, nk'uko kwatangajwe na marayika wa kabiri mu Byahishwe 14 ku murongo wa 8. Uko kugwa kwayo kugomba kongera gutangazwa. Niyo mpamvu Byahishwe 18 bigenda bite biri muri Bibiliya, sibyo? Ijambo ry'Imana rivuga yuko ubutumwa bwo mu Byahishwe 14 umurongo wa 8, ubutumwa bwa marayika wa kabiri buvuga ngo iraguye Babuloni, Bibiliya ivuga yuko ubwo butumwa bugomba kongera kugeza gute, bugomba kongera gutangazwa, kandi hakiyongeraho urudubi rw'ibibi biboneka mu matsinda anyuranye agize Babuloni, uhereye igihe ubwo butumwa bwatangarijwe bwa mbere mu mpeshyi y'umwaka w'icya 844. Mu mpeshyi y'umwaka w'icya 844 nibwo ubutumwa bwa marayika wa kabiri bwatangajwe, buriya bwanditse mu Byahishwe 14 umurongo wa 8. Ariko bugomba kongera gusubirwamo, kandi mu gusubirwamo kwabwo hagomba kwiyongeraho umugabane wabwo utaravuzwe mu mpeshyi yo mu cya 844, ariwo witwa kuvugwa kw'ibyaha bya Babuloni, sibyo? Iyo usomye mu Byahishwe 14 umurongo wa 8 ubona ko handitse amagambo make gusa, iraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga. Nta byaha bya Babuloni bivugwa mu Byahishwe 14 umurongo wa 8. Ariko igihe uzumva ubwo butumwa bwongeye gusubirwamo, kandi ukumva bwasubiwemo bwiyongereho umugabane wabwo utaravuzwe mu cya 844 mu mpeshyi, igihe ubutumwa bwa marayika wa kabiri bwavugwaga, uzamenye yuko ubwo butumwa bwahindutse ijwi rirenga. Icyo ni ikimenyetso. Imana ntijya ibwira abantu itariki ibintu bizabera, ahubwo Imana ibwira abantu ikimenyetso kiranga yuko ibintu byagenda
kwa Yerusalemu Imana yari yaravuze ngo ubwo muzabona ikizira ntiyababwira itariki, sibyo? ahubwo yavuga ngo ubwo muzabona iki gihagaze ahera ubisoma byitonde, kubera yuko Imana itababwiye itariki byatumye hari abantu benshi gihagarara ntibabimenya maze baratunga. Buri kintu cyose cyanditse muri Bibiliya kizasohora, Imana ibaratanze ibimenyetso bizagaragaza ko icyo kintu igihe cyacyo cyageze gute cyageze. Niyo mpamvu aya magambo aravuga ngo ubwo muzabona ubutumwa bw'amariko akari bwongeye gusubirwamo, bumwe buvuga bwirakwira mu Babuloni wa mudugudu wateretse amahanga yose inzoga, maze mukabona gusubirwamo kwabwo hiyongereyeho umugabane wabwo utaravuzwe mu cya 844 arimo byaha bya Babuloni. Icyo gihe ijwi rirenga rizaba ryatangiye. None ngiye kubabaza, iyo mukurikiranye amakuru mukamenya ibiba, mukamenya ubutumwa buvugwa uyu munsi, mbese ubutumwa bwa marayika wa kabiri bwiyongereho umugabane wabwo utaravuzwe mu menshi bwaba muri kuvugwa. Iyo mwumvise amakuru y'ubutumwa buvugirwa ku isi yose, mukumva ibivugirwa muri Amerika, mukumva ubuvugirwa i Burayi, kuko mukeneye kumenya amakuru kugira ngo ikimenyetso Imana yatanze mutazakiyoberwa. Mbese mwaba mwumva kugwa kwa Babuloni n'ibyaha byabo byaba byarongeye kuvugwa? Igisubizo ni yego. Niyo mpamvu mu byahise 18 ntabwo havuga amagambo make yanditse mu byahise 14, ahubwo mu byahise 18 ho harimo ubutumwa burebure hakavugwamo n'ibyaha bya Babuloni. Aya magambo arakomeye. Niyo mpamvu abantu bazagumya bategereze ngo ibintu bizaba rimwe na rimwe byararangiye, sibyo? Ndababwiye ko Abayuda kugira ngo bawushe intego bishyize mu bitekerezo byabo ukuntu Yesu ashobora kuzavuka, bishyira ko umugore ushobora kumubyara uko yaba agenda, uko yaba ameze, maze iyo pica bishyizemo bituma bitegura kwanga uburyo bwose bunyuranye n'ubwo bishyizemo. Iyo ubajije abantu ikizabagaragariza ko ijwi rirenga niyo kuvugwa, baravuga bati wenda abantu bazasakuza cyane kurenza uko bavuga. Baravuga bati ahari wenda abantu bazatelefonana ku matelefone babwirana amakuru. Oya, ibintu bizakomeza nk'uko byari bimeze. Abanyabwenge nibo bazageza bati, nibo bazabimenya. Ni ukubera icyo abantu Yesu yababwiye ikimenyetso kizaraga ko Yerusalemu igiye kugwa, icyo kimenyetso kikaza ku manywa ntibakibone. None se hari ubutumwa na bumwe bwaba muzi Imana yigeze ibwira abantu itariki, ahubwo ababwiye ibimenyetso. Nshuti yanjye muvandimwe, ndagira ngo mubwire yuko ubutumwa bw'ijwi rirenga ntabwo ari ubutumwa butegerejwe. Oya, ahubwo nk'uko ubutumwa bwose cyakora ibintu byose by'Imana bigira uko bitangira bikazagira n'uko bisoza. Niyo dusomye ku byerekeranye n'isukwa ry'imvura y'itumba, nawe yavuze ko mu mwaka w'icya 800 mu bihe byabo ibitonyanga byabo byatangiye kugeza ubu. Ariko reka babwire ko abantu benshi baba bategereje imvura y'itumba mu gihe ibitonyanga niba se mu cya 800 ibitonyanga byaratangiye kugwa ubwo bigeze. None se mugize ngo yatangiye kugwa igera ihangana, ahubwo akomeje kongera umurindi. Ariko tuzavuga dutegereze ibintu, tuzaba nka wa muntu ngo wagize atya ngo inka ngo iby'ikirunga ngo ntibikira. Umva, simbizi, biratangaje ko tuzabaririza rubanda rwose. Mu gitabo cyitwa Inama z'Igikuto nababwiye ku cyigisho cyitwa Ihamya, nawe yafashe ibitabo bye by'umwuka w'ubuhanuzi afata na Bibiliya arabizengurutsa arababwira ngo Imana yanyeretse ko ukuri kose kuri muri Bibiliya, umucyo wose ubirimo, ko nta rwitwazo tuzagira igihe tuzaba tuyoboye. Ubu biratangaje ko hari umuntu uri ahameze nk'ubitsweho ikintu, arimo abari ibintu bizaba ijwi rirenga rizamurwa, imvura y'itumba izagwa, reka tugumye dutegereze. Niko abantu bose byabagendekeye. Ndagira ngo mbabwire ibintu bigomba gusoza ubutumwa turimo tuvuga, ubutumwa budasanzwe, ubutumwa bw'Imana. Iki kigomba kubusoza. Iyo usomye muri iki gitabo ndi gusomamo kuri paje noneho
ariko umwuka w'Imana yabazaga umukwe yazaga kuri Eliya akamuha imbaraga zo gucyaha ibyaha by'umwami n'umugome n'iby'ubwoko bwari bwaragiye mu buhakanyi. Ntibashoboraga kwibuza kubwiriza ibyo Bibiliya ivuga ku mugaragaro, aricyo mahame bari baratinye kugaragaza. Bumvaga bahatirwa kubwiriza ukuri bafite umwete mwinshi no kwerurira abanyabyaha ko hari akaga kabategereje. Aho ni mu gihe cy'abagorozi no mu gihe cya Eliya, sibyo? Ubutumwa bahabwaga n'Uwiteka babuvugana ku butwari badatinya ingaruka zizabageraho, maze abantu benshi bagakoranyirizwa kumva uwo muburo. Uko niko ubutumwa bw'abaregwa wa gatatu buzamamazwa. Ubwo igihe kizagera ubwo butumwa bubwirizwa mu mbaraga ikomeye, ari nabwo buzababwizwa ijwi rirenga n'iki? Ni ukongererwa imbaraga ku butumwa bw'abaregwa wa gatatu, bukavugwa mu mbaraga zidasanzwe. Ibyaha by'abanyabyaha bikavugwa kandi bigacyama, iby'itorero ndetse n'iby'isi nk'uko byagenze mu bagorozi bose. Uko niko ubutumwa bw'abaregwa wa gatatu buzamamazwa. Ubwo igihe kizagera ubwo butumwa bubwirizwa mu mbaraga ikomeye, Uwiteka azakorera mu bikoresho byiyoroheje kugira ngo bifashe imitima y'abejejwe gukora umurimo we. Abakozi bakwiriye uwo murimo ni abazarobanurwa binyuze mu gucucurwa w'Umwuka Muziranenge, aho kuba babitorejwe mu mashuri. Abantu bafite kwizera kandi bahora basenga bazumva bahatirwa n'umwete mwinshi kujya kwamamaza aya magambo bahawe n'Imana. Mbega ukuntu abantu bazagumya bagategereza ikintu kimeze nk'abaringa. Mbega ukuntu mu mitwe y'abantu bafitemo imico baremye kandi badashobora kwemera ukuri kw'Imana igihe iyo mico batarayibona. Mbega uburyo ibintu bishyizemo nta hantu namwe babisomye. Keretse niba hari umuntu uzi itariki Imana yamubwiye ijwi rirenga rizatangira. Njyewe basomeye igihamya kivuga ngo ubwo muzabona ubutumwa bw'amarayika wa kabiri bwongeye gusubirwamo, bwa bundi bwavuzwe mu mpeshyi mu cya 844, maze mukumva gusubirwamo kwabwo hiyongereho umugabane wabwo utaravuzwe mu mpeshyi, ari mu witwa kuvuga kw'ibyaha bya Babuloni. Icyo gihe ijwi rirenga rizaba ryatangiye, cyakora bizakomeza kugenda ryongera imbaraga kugeza ubwo rizavugwa mu buryo budasanzwe, ariko muri icyo gihe rizaba rigeze ku musozo. Abantu bafite kwizera kandi bahora basenga bazumva bahatirwa n'umwete mwinshi kugira kwamamaza ayo magambo bahawe n'Imana. Ibyaha bya Babuloni bizashyirwa ahagaragara, ingaruka ziteye ubwoba z'amategeko ya leta hano itorero kunyuranya n'ubushake bw'Imana, ikwirakwizwa rwihishwa ry'inyigisho z'ibyuka iyobya bizashyirwa ahagaragara. Ejo nababwiye ko igihe cyose bishyirwa ahagaragara, kimwe mu bintu bigaragaza ko byashyirwa ahagaragara, hahita habaho ikintu cyabaye mu gihe ubwoko bw'Imana bwabwirizwaga ubutumwa. Nababwiye uburyo Abayuda barakaye kugeza ubwo bagaragara ko bafitiye Kayisari impuhwe kurenza Pilato umukorera. Ndagira ngo mbasabe umuntu wese muri iki gihe yitonde cyane kandi asenge cyane. Ariko mbabazi muri aya materaniro turimo turasenga mu buryo tutasenga, kuko buriya hari igihe ibintu bijya biba umuntu ntabone ikinyuranyo cyabyo n'ikibindi byose bimaze iki, sibyo? Ndagira ngo mbabaze, mbese turimo turasenga bidasanzwe? Mbese umuntu arimo arasaba ko Imana imuhishurira mu buryo budasanzwe, cyangwa ni ugusenga kumenyerewe? Ngiye kubabwira ikintu kigomba kuba mu gihe ijwi rirenga ririmo rivugwa. Amagambo ngiye kubasomera arakomeye, ndabasaba kuyitondera. Ngiye kuyasoma ku cyigisho cyitwa ijwi rirenga, kiri mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze. Icyo cyigisho cyitwa ijwi rirenga, kiri kuri paji 217, ariko ngiye gusoma kuri paji 218 ku ngingo yo ku cyigisho cyitwa ijwi rirenga, ariko ku ngingo ivuga ngo ubutumwa bw'abaregwa wa gatatu busozwa. Ayo magambo aravuga ngo neretswe igihe ubutumwa bw'abaregwa wa gatatu bwasozwaga, imbaraga y'Imana yari yarakumye ku bwoko bwayo, bwari bwarashoje umurimo wabwo kandi bwari bwiteguye igihe cyo kugeragezwa cyari imbere yabwo. Aya magambo arakomeye. Kubera icyo akomeye?
444 umucyo w'isabato umaze kumenyekana uza guhinduka ijwi rirenga igihe ibyaha bya Babuloni byari bitangiye kwatakwa nyuma y'umwaka w'icya 888. umva rero, igihe ubwoko bw'Imana buzaba bumaze kubwiriza ubutumwa ahantu hose, igihe buzaba bumaze kuvuga ibyaha bya Babuloni neza, byaba iby'inyuma n'iby'imbere, hagomba kuba iki? Neze igihe ubutumwa bw'amarayika wa gatatu bwasozwaga, imbaraga y'Imana yari yaravuye ku bwoko bwayo, bwari bwashoje umurimo wabwo kandi bwari bwiteguye igihe cyo kugeragezwa cyari imbere yabo. Ubu hari ikintu kigomba kubaho cyitwa guhagarara. Reka mbabwire, eri nawe igihe igihe ubutumwa bw'amarayika wa gatatu bwasozwaga, ubwoko bw'Imana kuko nabwo bwagomba kujya kwitegura igihe cyo kugeragezwa kiri imbere yabwo, bwagombaga guhagarara bwiza. Ibyo bintu ntabwo bwongeye kubabwira ibintu uko bigiye gukurikirana. Ubu hamaze igihe hari ubutumwa bw'amarayika wa gatatu bubwirizwa ahantu hose, none hagomba kuba iki? Kubera ko ubwoko bw'Imana nabwo bugomba kujya kwitegura igihe cyo kugeragezwa kiri imbere yabwo, niyo mpamvu hagomba kuboneka itegeko ryo guhagarara. Aho byaturuka hose, icyo ngicyo rizaba ari umukozi w'Imana. Itegeko ryo guhagarara rigomba gutangwa, rishobora guhera ku rwego rwa leta, ariko rigomba gutangwa. Ubutumwa bugomba guhagarara ku nyungu y'ababubwiriza, kugira ngo ababwiriza ubutumwa nabo batazasoza barimbutse, nabo bagomba kujya kwitegura igihe cyo kugeragezwa kiri imbere, kandi bagomba kwitegura batabifatanyije no kubwiriza. Niyo mpamvu ubwira abantu, nushaka ukoresha amahirwe ufite mu buryo bwihuse cyane. Reka mbabwire, ndajya mbabwire ko dimanshi itagomba gutangaza ubwoko bw'Imana bukibwiriza, kandi ntabwo mbabwiye ko hano bazaba batakibwiriza, ariko ubwoko bw'Imana bwo buzaba butakibwiriza, kubera ko ako kanya bagomba kujya kwitegura n'itangazwa rya dimanshi. Kandi ijambo ry'Imana ritubwiye yuko ubutumwa bugomba guhagarara ngo bajye kwitegura igihe cyo kugeragezwa kiri imbere yabo. Muri icyo gihe cyo kugeragezwa, mu gihe bazaba barimo biteguye, ni nabwo bazasukirwa ya mvura y'ituma mu buryo bw'umurindi, kandi nyamara gusukirwa mvura y'ituma mu buryo bw'umurindi, niko bazakora ijwi rirenga igice cya kabiri. Ijwi rirenga rifite ibice bibiri, rifite igice kigomba kubwirirwa abitorera, rifite n'igice kigomba kubwirwa abo hanze. Ni nako byanditse mu hariya. Igihe ubwoko bw'Imana buzaba bugiye gusenga budafatanyije no kubwiriza, hagati aho ngaho ni naho hazaho cya kintu kivuga ngo nzateza inzara mu gihugu itari y'ibyo kurya cyangwa itari inyota yo gushaka amazi. Reka mbabwire, ntabwo ari uko ku nsengero bazahagarika kubwiriza, buri munsi bazajya babwirizana buri sabato, ariko ijambo ry'Imana rizaba rivuye kurenza ubwizamu ya ofira rivuye. Buriya reka mbabwire, nyamara nushaka gufatirana, sinakubwira ngo hasigaye iminsi ingahe ubutumwa buhagarara. Ubutumwa bugomba guhagarara igihe ababwiriza bakoraga bakazihagarika, hagatera iyo nzara. Izo ngendo noneho zigakorwa n'abizera bajya gushaka aho bababwiriza bagiye. Hajya bavuga ko iyo nzara niba bava ku nyanja niba bakajya ku yindi izashira, ngo bazashaka ijambo ry'Imana ariko ntibazageza bati ntabwo bazayibona. Niko byanditse muri Amosi igice cya 8:11. Umva twongere tugendane gake. Uyu munsi harimo harabwirizwa ubutumwa bw'ijwi rirenga, bw'amarayika wa gatatu bw'ijwi rirenga, umugabane wa mbere. Ubutumwa bw'amarayika wa gatatu bw'ijwi rirenga hagomba kunyuramo igihe cyo guhagarara kw'ababuvuga, igihe Imana izabona bamaze kubwiriza ubutumwa ahantu. Reka mbabwire, Imana niyo itegeka ijuru n'isi. Abantu nubwo bashaka ko ubutumwa buhagarara, Imana itarabyemera, nubwo byagenda bite n'ibyaba. Kandi ndetse babwire ko abantu bazahagarika ubwo butumwa, nubwo bazaba bameze nka Yuda ugambaniye Yesu, ariko bazaba ari umukozi w'Imana. Bazaba bashoboye ubuhanuzi bwanditse mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze, mu cyigisho cyitwa ijwi rirenga, ku ngingo ivuga ngo ubutumwa bw'amarayika wa gatatu busozwa. Ubu turi mu bihe bikomeye cyane.
ngo igihe gito cy'akaga baranditse ngo amatorero azakujya kubwirizwa n'abantu umwuka w'Imana yivumburiye akabavaho. Byanditse mu ijambo ry'Imana, ntabwo ari byo bihuye. Buriya tugomba kwitonda cyane. Umuntu agomba gufata umwanya akajya yemera akarara ataryamye ukamuceraho atekereza iby'ibihe turimo n'ukuntu ahagaze muri ibyo bihe. Umuntu akwiriye gutekereza urugendo rwe akabifatira umwanya bugacya atanaryamye agomba gutekereza ubugingo bwe. Mu cyigisho kiba muri iki gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe ku ngingo ivuga ngo ubutumwa bwa marayika w'umuntu, hari amagambo akomeye banditse nshaka kubasomera. Ni ingingo ivuga ngo ubutumwa bwa marayika w'umuntu, ari kuri paji 93 niho ayo magambo yanditse. Ariko iyo uyu urupapuro inyuma ngiye kugusomera amagambo atuma umuntu akwiriye kwemera agafata igihe ntajyane. Aravuga ngo umurimo wacu ni ukwamamaza amategeko y'Imana n'ubuhamya bwa Yesu Kristo, bitegure gusanganira umwami wawe ubwo butumwa bwacu. Ni wo muburo ugomba kubwirwa abatuye isi, ni umuburo kuri twe by'umwihariko. Duhamagarirwa gutura umutwaro wose ndetse n'icyaha kibasha kutwigarurira mu buryo bworoshye. Musaza wanjye, hari umurimo ugomba gukora wubatanye na Kristo. Genzura niba inyubako yawe ishinzwe ku rutare. Ibi bintu ushobora kwemera ugafata umunsi nturyama ariko ukagenzura inyubako yawe. N'ibishinzwe ku rutare. Genzura niba inyubako yawe ishinzwe ku rutare. Ntushyire mu kaga iby'ubuzima bw'iteka ryose. Ushobora kutabaho kugira ngo ugire uruhare mu bintu biteye akaga twatangiye kwinjiramo. Nta buzima bw'umuntu n'umwe muri twe bushinganye igihe icyo ari cyo cyose. Niyo mpamvu ukwiye kwitonda. Mbese niba wari ukwiye kwigenzura wowe ubwawe maze ukibaza uti mbese ubuzima bwanjye bw'iteka ryose buzamera bute? Umutwaro ukomeye wa buri muntu wese wari ukwiriye kuwuyungo. Mbese umutima wanjye wagizwe mushya? Mbese ubugingo bwanjye bwarahinduwe? Mbese kuko kwizera Kristo ibyaha byanjye byarababariwe? Mbese navutse ubwa kabiri? Mbese mpuje n'ibirarika ngo mwese abashe baremerewe n'umusare? Uwakubwira abantu bibaza ibi bibazo nibo bake cyane barabaza. Abantu bishobora gutwara umwanya ibi bibazo, ahubwo abantu bose bahita babishyira mu cyizere bati sipozo mbi. Reka dutekereze ko buriya bimeze neza, nta kibazo. Reka twiyumvishe ko bimeze neza. Ndakubwiye ngo uyu munsi turimo turabwiza ubutumwa kandi sinakubwira ngo hasigaye iminsi ingahe, kuko ijambo ry'Imana rivuga ko mugomba guhagarara. Imana izabibona yuko abantu bose bamaze kumubwirizwa ko kutabwemera kw'abantu atari impamvu y'Imana, ahubwo ari impamvu yabo iyo wabusubiramo batabwemera. Niyo mpamvu igihe ubwoko bw'Imana buzaba bugiye kwitegura icyo gihe cy'akaga budafatanyije no kubwiriza nk'uko byanditse aha, kuko buzagenda muri imbere y'Imana busukirwe yamvura y'umuri. Ni nabwo buzahabwa itegeko noneho ryo kubwiriza bitari ibyo mu rusengero, ahubwo Imana ngo bazumva bahagirwa n'Umwuka Wera guhaguruka. Bamwe bazajya baturikira mu isoko, abandi bazajya baturikira mu muhanda, abandi bazajya baturikira. Reka babwire, icyo gihe cyo nta muntu uzagaruka. Ibyo ni ingengabihe yo kubabwira. Uyu munsi ijwi rirenga ryacu ririmo riravugwa, sibyo? Tugomba kujya kwambara imbaraga, sibyo? Impamvu tugomba kujya kwambara imbaraga ni uko ijwi rirenga rya kabiri rizatujyana no mu nkiko, rizatujyana no mu buroko. Tugomba kujya kwambara imbaraga, kandi nitumara kuzambara imvura y'umuringi. Imvura y'iki? Hazabaho guturikira mu isoko. Iyo mbaraga izaba ifite ubushobozi bwo kumara abantu isoni. Bya bintu byitwa ngo ni ugushyira mu gaciro. Bishyize mu gaciro ngo nta muntu wabwiririza mu nzira, bishyize mu gaciro ngo nta wabwiririza mu isoko. Ibyo bintu bizarangira. Imana izatanga imbaraga zituma abantu baturikira ahantu bari hose.
ijwi rirenga ry'abuhanzi. Kandi igihe kizaba cyaje abantu ngo bazifuza umunsi umwe. Yesu yabwiye abantu ati ibi murimo mwumva abantu bifuje kubireba, kubyumva, bifuza kubireba ntibabibona. Bifuje kureba umunsi umwe mu minsi y'umwana w'umuntu, ntibagira ayo mahirwe. Bifuza kumva bimwe mu by'umwana w'umuntu ashaka kwigisha, ntibabyumva. Mwebwe muri kumva ibintu mukaba muri kubona ibyo mubona, mujye mushima Imana kandi mujye mubibyaza umusaruro. Iyo ngenda bihembo yumvise, turayumvikanye, turimo turabwiriza, sibyo? Kandi ubutumwa bw'ijwi rirenga bwaratangiye, kuko ikimenyetso cyo gutangira kwabwo twakibonye, sibyo? Ubwo butumwa bugomba kugira igihe bugahagarara, igihe Imana ibona abantu bose bamaze kubwirwa. Reka mbabwire, iyo ugenzegeze, reka ubahungire, uzagende muri uyu mujyi wose mu matorero yawe, nubona hari umuntu ushobora kubwiriza ikintu akumva n'igisha uzagaye. Abantu barabwirijwe. Reka mbabwire, abantu bumvise ukuri, bakwemeye barakwemeye, abakwanze barakwanze. Reka mbabwire ko ubutumwa bwarabwirijwe, kandi ubutumwa iyo bugeze aha buhita busiga bwaciyemo kabiri. Ubutumwa bwarabwirijwe pe. Ni nacyo gituma ubu niba cyangwa reka mbabwire, Imana ishimwe ko ijambo ryayo rigomba kugira igihe rigahagarara. Kuko niba hari ikintu kubera kubona abantu bagitoragura gisuzuma ijambo ry'Imana riri, siko umuntu wese itorero iyo rifite amafaranga noneho riravuga riti nimutubwire niba n'uwo mubwiriza ari muri Amerika, twebwe dufite amafaranga. Ubutumwa bw'Imana buzihagararaho. Umuntu yifuza ijambo rimwe n'umunsi umwe, umuntu agira inzara n'inyota, yifuza ikintu cyayimumara, atari uko batabwiriza, nta jambo rikigera ku mutima rikiba. Mbese ijambo ry'Imana rizongera ryisubiza agaciro karyo, rizagasubirana rihende, rizagasubirana rigiye gutoragurwa, rizagasubirana ibintu bibe verise. Abagendaga basimburwe n'abari bicaye nabo bagenda, bazajya bagerana bati umuntu wimukiye hano batumiye agiye, bati yarimutse na hano nta kibazo. Ijambo ry'Imana rizasubirana agaciro. Iminsi mikeya dufite, reka tuyikoreshe neza, sibyo? Hari ibibazo basubire mugomba kwibaza. Ibaze ngo mbese njyewe ubwanjye naratsindishije, njyewe ubwanjye nabyawe ubwakane, njyewe ubwanjye ibyaha byanjye byarababaye. Ibyo bibazo byibaze uyu munsi ugishobora kuba wabikosora. Kandi reka mbabwire, ikintu ushingikirije ugishyire hasi, kuko icyo kintu uzabona ko nta bushobozi bwo kugutabara gifite, keretse umuntu uzaba waremeye Imana. Iyi si igiye kuzaba nk'ikigo gifungiyemo abasazi, aho uzabona abantu banyurana, umwe aca hariya yiruka, undi aca hariya yiruka. Bimwe byo kuvuga abantu ngo bariyubaha, ngo bafite icyubahiro byarangiye. Niyo mpamvu ndariko umuntu wese muri gukora kugira ngo Imana imumugishe, kandi mu mutima utekereza neza, mu mutima udafata ibintu mu cyuka no mu kintu cy'ikigejuru cy'inama, mu mutima wo gutekereza ubugingo bwe neza, ubwonko bwe butananiwe, cyagiye gukora neza, nawe ari batekereza ku rugendo rwe uko yarugenze. Kuko abantu benshi baziye kuzasanga bafite ikibiribiri, abantu ko bagiye kuzasanga babitse umusaraba, abantu ko bagiye kuzika bakaba, bagasanga bameze nka wa muntu utakaza igare agashaka no kurishakira mu mifuka y'ipantaro azi ko ritajya. Mbega ukuntu ibihe biri imbere bimeze, mbega ukuntu bizashunga umuntu wese kandi bikamugerageza. Ubutumwa turi kubwira abantu ntabwo ari ubwo kubashyishyira, ntabwo ari ubutumwa kubabwira ngo ni amahoro nta kibi kigenje gute. Ni ubutumwa buvuga ko hari akaga ku muntu wese utariye ku Imana neza. Niyo mpamvu aya magambo basomeye
ndayabatuye mu buryo bw'umwihariko ariyo kuri paje 218 avuga ngo neretswe iby'igihe ubutumwa bw'amarayika gatatu bwasozwa. Eri nawe icyo gihe yarakeretswe. Reka mbabaza, ibimenyetso by'uko muri busozwa mwaba mubibona? Ibimenyetso by'uko ababwiriza bashobora guhagarara murabibona cyangwa ntabyo? Murabyumva se byibura niba mutabibona? Ubutumwa bugomba gusozwa bugahagarara, kandi ari gahunda y'Imana. Kubera iki bugomba guhagarara? Neretswe iby'igihe ubutumwa bw'amarayika gatatu bwasozwaga, imbaraga y'Imana yari yaravuye ku bwoko bwayo, bwari bwarashoje umurimo wabwo. Nihe tutabwirije? Ni irihe torero tutagiyeho? Ni hehe? Iri vuna ni irya kane ni gukora ku mutima. Ni irya kane. Ni heza. Ni Nyamirambo se tutagiye? Ni mu Bibare se tutagiye? Ni Sabudu hasi? Ni Kabeza se? Ayo matorero yose muri Kigali nta na rimwe tutagiye, habe n'iri. Twarayazengurutse dusubirayo. Ibyo bintu bigomba kurangira, Imana ikaba full stop ibihagarara. Neretswe iby'igihe ubutumwa bw'amarayika gatatu bwasozwa, imbaraga y'Imana yari yaravuye ku bwoko bwayo, bwari bwarashoje umurimo wabo, kandi bwari bwiteguye igihe cyo kugeragezwa cyane imbere, bwagomba kujya kukitegura. Ugasenga utabifatanyije no kubwiriza, ugasenga utabifatanyije no kuvuga ngo nyamara reka babwire, Imana igomba kudukandagirira feriyo. Twebwe tudashobora kwihagarika. N'ubundi twadushoje, kandi Imana ishimwe kuko yemeye ko twumva iki cyigisho, kandi kiduheremo umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Amen.